Mazina yanjye banyita Nyiramana Ernestina, bakunda kunyita Mama Line. Nabayeho ngira inda ndayibana, ndipimisha igipande ndacyuzuza cya mbere. Bantaye ikindi gipande cya kabiri, ndipimisha nacyo ndacyuzuza. Abaganga ati ariko se bimeze bite? Bajya noneho basuzuma umwana bakamubura. Naho umwana avuye mu nda yigiriye mu mugongo. Nagenda umwana bakamubura. Kandi nagera mu rugo, najya kwicara gutya nkumva umwana yicaye mu mugongo. Nagenda nababwira, ngera mu rugo nkumva umwana ari mu mugongo. Bancisha mu cyuma n'ubundi umwana ntibamubone. Ubwo birabashobera, barambwira turabizi. Genda wicarire mu rugo utuze, ubwo nyine nagira igihinduka uzajya uza tukurebe. Naricaye ndatuza, maze gutuza igihe cyarageze abantu bakambwira ati ariko se ubwo ngubwo kutivuza ubwo urareba bizagenda bite? Rwose inda nta kintu cyari kirimo, nari ndi aho ngaho nk'umuntu nta kintu afite mu nda. Igihe cyarageze rero nanjye ubwo mbwira umuganga wa mugabo kuki utamvuza bimeze bite? Umugabo ubwo yaramvujije pe, aramvuza ahantu hose, Uburundi aramvuza, Tanzania aramvuza, ibintu biranze. Mbayeho arambwira ati noneho ubu ngubu dore amafaranga nshizeho, ibintu byose twaragurishije, imyaka mu nzu twaragurishije, ahari twari dusigaje gutanga n'imyenda twambara. Igihe cyabayeho bibayeho, igihe kiza kugera, ubwo nyine twari twarananiwe ntakivuga ngo ndajya mu bavuzi. Igihe cyarageze haza umuntu, cyaratinze nyine nariyakiriye, ati ukaza nkajya kwereka noneho umuvuzi warurangiza, ati mva atagukoraho rikaka. Mbwiye umugabo ati narakubwiye ati nta muntu uzongera kumbwira ngo amafaranga nayo amaze nawe urabibona, ati rwose aturabireba. Ariko njye narivuza uko nivuje, wa wundi akongeramo, nakivuza akongeramo. Rero kurogwa n'umuntu wenda ukureba aho hafi ntabwo biba byoroshye. Ubwo ngubwo aho mvuye kwivuza urumva ko yamenyaga amakuru akongeramo. Ubwo igihe cyarageze, umugabo ndamujengereje, nubwo wanze kumvuza, arambwira ati nta mafaranga nzongera gutanga, rwose ubyumve. Umugabo ageze aho ngaho ati reka tugende, tutazapfa ukampfana. Igihe cyarageze rero umugabo turagiye, tugezeyo asanga hariyo abantu benshi, binjije aba mbere bavuyemo, binjije aba kabiri bavuyemo, aba gatatu ninjiyemo. Bakoreye abandi, bamaze kubakorera bakabaha n'umuti. Njyewe nagezemo kubera buri Imana igufiteho umugambi, ntabwo yatuma hari ikintu cyakubaho, ntabwo yatuma Satani akwigirizaho ibyo ashaka. Ubwo byararangiye, mugeze impande arambaza ati niko mama, ati ubundi umaze kwivuza ahantu hangana iki? Ambwira nti njyewe maze kwivuza ahantu henshi sinanahaba. Mama kubera ko namuhaga amafaranga akaba ari yareberamo, ngo niyo yareberagamo indwara turwaye, yararebye arayareba, arambwira ati umva mama, njyewe aya mafaranga yawe yakire, ati njyewe ntabwo nagushobora. Numva ndababaye cyane, numva ndarakaye, ariko kugira ngo atagira icyo ankoraho no kugira ngo atagira n'iyo mitama, ni umugambi w'Imana. Imana yangaga ko yampa imiti ye, kubera ko Imana yacu ntabwo ikorana n'imiti y'abapfumu n'abakonikoni. Ubwo byararangiye, amaze kuyansubiza, kubera umugabo igihe nari namujengereje, umujinya uramwica, turasohoka yazenze, turamanuka, tugeze hepfo turagenda, arambwira tumva
agarara nkubwire, nari ndi imbere namusize, ndahagaze arajambwa ati mpereza ayo mafaranga, ndayamuhaye, ati pfundira nayo ku gitenge twe twajyanye turi mwishyure uyame, ndayamuhaye. Ubwo twari duhagaze mu mayira abiri, maze kuyamuha arayafasha arambwira ati ntuyareba, ntindayareba, ati amafaranga ngiye kugenda nyanywere, ati ntuzongeye kumbaza amafaranga, ati ni inyamara, ati nzasigara nshaka amafaranga yo kugushakira isanduka. Nana ibaza umuntu kukubwira ngo agiye gushakira isanduka uri umuntu muzima urimo guhumeka. Ubwo njye nararize nzamuka ndira, ndagenda ngeze mu rugo, nta kindi nakoze, narabyamye ndarira mu ishuka ndayuzuza. Ubwo yagiye kwinywera mu icyo gitondo twavuye saa 3, aragenda aranywa ibigwanywa, agera saa 10 ngiye kumva numva araje asunitse urugi arakinguye, kubera ko nari negetseho kuva mu gitondo sinari nigeze mbyuka kuva ngeze mu rugo. None amaze kurira, njye nigira inama yo mu mutima, ndavuga nti wa Mana rwose narirwaniriye umbabarire. Narasenze amasengesho mu iyo shuka ndimo kurira, ngira Imana nti Mana umbabarire, njye narirwaniriye, ariko nubwo nirwaniriye nanywa imiti myinshi, nagiye ahantu henshi, numbabarire, n'ubu ngubu ngiye kwiyaza njye nzipfire nejejwe kuko n'abantu bose birabananiye. Ubwo yaraje araza arateka no kurya birananira, mbaye aho ngaho. Noneho ntangira kubaririza aho basenga mu cyumba, maze kuhabariza, maze kuhambwira, nasengaga ku wa kane ugeze, naragiye ngezeyo narasenze. Njyewe ntabwo nasengeraga kuvuga kubaho, njyewe nisengeraga kwiyezerezwa kugira ngo nipfire nejejwe, kuko ubuzima njyewe ntabwo nabutekerezaga ko ngomba kongera kuba muzima. Ubwo narasenze nkasengera kwiyeza nyine, nkabwira Imana nti Mana unyeze, narirwaniriye, nanyweye imiti, ibintu nambaye ibiti, ibintu byinshi, nsengera kwezwa nyine kugira ngo nzipfire nejejwe, nzibonere ijuru. Ariko noneho rero Imana yo irangije impa amasezerano iti humura mwana wanjye, nzakugirira neza, nzaguha n'umwana muzima, nzaguha umwana. Avuga se Mana koko nibyo? Nuko nkataha, nagera mu rugo nkavuga nti ko se Mana koko nibyo ko naguhemukiye nkirwanirira, none Mana waba unshyeshyenga ko nkatekereza ko Imana inshyeshyenga, ariko ntabwo yanshyeshyengaga. Yarebye amarira narize, ireba ukuntu napfukamye, umva naranibeshyeye, ahari nibyo ntakoze narabivuze kugira ngo mbone nakiyeza. Nuko igihe cyarageze, ndakomeza ndasenga, nagenda nasenga Imana ikampa amasezerano meza, nasenga Imana ikambwira ati ubuzima nta kibazo, nkumva irimo irampa amasezerano meza yo kubaho, ariko ngiye nkumva nta buzima, nta mibereho. Igihe cyarageze, kubera ko nari mfite kwizera guke, kubera nari mfite inda ariko inda ntayibona. Igihe cyarageze, yanda yavuye mu mugongo aho yari iri igaruka mu nda, inda ikonka, ariko noneho yakonka nakicara uruzi rugatemba. Igihe cyarageze rero, mbayeho Imana ikampa amasezerano, natekere narebe ukuntu meze, nkavuga niko se Mana noneho ko ndeba bikaze bimeze bite. Igihe kiza kugera rero, njya gusenga, mvuyeyo noneho numva birakaze, ndavuga ntararize, noneho ubu ndagiye. Saa 9 narabyutse nzinga imyenda, mvuga nti ngiye kugenda ngo ahantu naho abantu batazi, naho batandeba. Ariko ubwo nkaba narantekereje kuvuga nti reka njya kwa mukuru wanjye aba ariho ngenda mba, kubera ko aho ngaho nta mama nari mpafite, nta mama wacu, nta n'amasenge. Batekereza wenda nunkorera ibyo azaza asange ndimo kugira gute, ndimo gupfa, nireka njye nigendere. Ngo nazinze imyenda muri iyo saa 9 z'ijoro,
ndazinga ibintu byose ndabizinga fata nta myenda nari naraguze imaze imyaka 2 n'igice y'umwana nyishyira mu gikapu ndagenda maze kugera aho ngaho hafi naho twasengeraga nahuye na wa mama aho twasengeraga arambaza ati se kuzindutse ugiye he nawe yarazindutse ajya gukabukira inyoni mu muceri nubwo nanjye sinzi aho ngiye kuko numvaga byakaze noneho bindya bidasanzwe nahagarara nkabona nkumva uruzi ruramanuka numva bikaze nyine ambwira ati wigenda vuba mbanze nkusengere aransengera amaze kunsengera ambwira ati ariko ati ngiye mbonye byara umwana w'umukobwa ati wirabura noneho amaze kubimbwira ndavuga ndikiriza ariko numva bikaze naragiye nyine ndojya nikora cya gikapu cyanjye najya kukabukira inyoni nagiye ngeze hepfo ibimenyetso byo kubyara birara ariko ubwo nari maze kugera ahantu mu mashyamba epfo mu nzira z'icyaro ubwo maze kuhagera sinari busubire inyuma sinari bugaruke n'imbere nahise nsasa igitenge ndaryama ndavuga n'isaha n'umunota birageze wo gupfa ubwo narambuye igitenge ndaryama maze kuryama hari mu gitondo cya kare nka 11:00 agiye kubona mbona umwana w'umukobwa araje agiye kungeraho abonye ndyamye agira ngo ni umuntu wahapfiriye asubira inyuma yiruka asakuza nahise muhamagara ndamubwira nti humura ndi muzima aragaruka arambaza ati se kuryamye hano ndamubwira nti njyewe nari ngiye kwamagana none birananiye naho ubwo ntimamagarira umumotari umwana yaramuhamagaye maze kumuhamagara asanga iyo moto ntayo afite arongera ahamagara undi araza arantwara ngejeje kwa muganga barambwira ati ndabyara saa 4 maze kumbwira ngo ndabyara saa 4 muganga arambwira ati se ati byuka ubutambagira rero umuntu umaze imyaka 2 n'igice nta kuka nari mfite nabwo ngiye ntago mva hano ubwo nabaye aho ngaho muganga arakinga arigendera hashize akanya ubundi muganga saa 4 zigiye kugera arinjira amaze kwinjira asanga ndaryamye ambwira ati kuryamye hano ambwira nti ndaryamye byananiye ati kuki bagukingiranye ambwira nti bankingiranye arebye abona nta kuka mfite muganga nyagiye anzanira agafanta arakampa arakansindagira kugira ngo mbona kuka ko guhumeka mbashe kubyara kakana koko nagize gutya mbona Imana iramfashije ndamubyaye maze kumubyara sinigeze ndeba umwana nahise ngenderamo ndahwera maze guhwera muganga ibyo yankoreye yabinkoreye nahwereye umwana yagenda araryamisha arangije babatera baryamisha kuri sima urumva ko nabyaye saa 4 maze kuryamisha kuri sima kugira ngo nzamurira agakonje wenda nazanzamuka mbayeho uko nakatera igikapu nikorera umugabo namubwiye ngo ndagiye ariko kubera ko yari yarayisaniye agacupa yumva ni bya bindi niyibuka kuvuga ngo ugiye nawe yarabyutse arambuye umugabo yirirwa higa njye nibereye kwa muganga nahwereye aranshakisha ashyiraho amatangazo aranshakisha umugabo arambura arangije umuntu wanzamuye w'umumotari baramubwira ati yazamuwe na Yuri ajya ku muhanda Nyamirama kumubaza agiye agezeyo aramubwira ati genda muzanye kwa muganga ati ubu ngubu ngiye namusangayo ati genda atirimo batamaye transferi bamusangayo yaraje asanga sinumva n'uwinjiye aricara nazanze mute saa 12 akayaga kamaze kuza ndambura amaso mbona yicaye ku ntebe ariko noneho maze kuzanzamuka ngeje nka saa 1 mbona wa wundi wankore bya bindi arangemurira amaze kungemurira ntabwo byari byo nabiriye nabwiye n'umutereke hari bishyira mu kabati barabiriye
hashize umwanya muri iyo myaka 2 n'igice nari maze nawe yari atwite ibyo yari yabihaye umugabo we arabizana nawe yari atwite noneho bigeze saa 7 z'ijoro saa 8 ye kumva numva nabaje kubyara ubwo ko se mana yagira ngo wenda n'abazatwite tubyarire rimwe ubwo araza agize n'amahirwe saa 9 barabyaye yaje ajya hepfo nanjye njya haruguru nuko igihe cyarageze cyo gutaha rero cyo kudusezerera amafaranga yo kugira ngo badusezerere iyo batamuhaye ntinyakurira moto ndavuga nise n'inurira iyi moto nkamusiga inyuma noneho azanyicira rimwe n'ubundi naramanutse ngenda n'amaguru turatahana tugeze mu rugo n'ubundi yarongeye arankurikirana maze kunkurikirana n'ubundi umwana bigejeje amezi 3 njyara muhumanya ndavuza hashize amezi 9 arongera aramuhumanya nibwo n'ubundi nyamukaga njya he Bugesera birangiye rero nshima Imana yuko ubwo n'ubundi icyo gihe yamvanye aho hantu nshimye Imana yuko n'ubundi yanyongera iminsi yo kubaho iyo ndika bitarampitanye nshima Imana yuko aka kanya nyihumeka umwuka w'abazima Imana ishimwe nshima Imana yuko aka kanya wa mwana n'ubundi bari barampejejemo ariho ari muzima ubu ni umwana mukuru kuko Imana yakambwiye ngo ni umwana w'umukobwa ubu ndashima Imana ko umwana ariho ari muzima bariga umwaka wa 5 Imana ishimwe ihabwe icyubahiro.